Hari ibintu bibiri bishishikaje buri wese muri twe, waba ubishaka cyangwa utabishaka, waba ubifiteho amakuru cyangwa utayafite: ubuzima n'amafaranga. Bigomba kuba bigoye gucunga no gukoresha neza amafaranga ufite kurusha uko bigoye kuyakorera. Gucunga ayo ufite bigoye kurusha kuyakorera. Kubona ubukire ntabwo bishingiye kuri siyansi ikomeye, ahubwo bitekerezwa ko ari ubumenyi bworoheje, soft skill. Ibi bivuze ko uko witwara bifite agaciro kurusha ubumenyi ufite. Igikomeye ni amarangamutima n'imitekerereze, ntabwo ari ubuhanga mu by'ubukungu. Umuntu utwaye imodoka ya Toyota n'utwaye Bentley bose bagenda mu muhanda umwe utahinduka. Kuvugisha umuntu kuri telefone ya Samsung no kumuvugisha kuri iPhone, uwo muvugana guma ari umwe, ntahinduka. Ahangaha hagomba kuba ariho havuye imvugo y'umuhanzi witwaga Bob Marley yuko abantu bamwe kuri iyi si ari abakene bo kubabarirwa, ku buryo ikintu cyonyine bafite ari amafaranga, nta kindi kintu bafite. Ni abakene babi. Ibi bisobanura uko twitwara mu mafaranga. Amafaranga niyo agena imitekerereze yacu, kugera ubwo ubushobozi bw'umuntu mu gukemura ibibazo tuburebera ku bushobozi afite bwo kubaho mu bukene bw'amafaranga. Amafaranga agize ijanisha rinini cyane ry'uko twitwara n'uko dufata abantu.